ninde wo kuyobora indaru nta gutegeka, cyangwa se ninde wo kuyobora indaru nta gitsure? Iki ni ikibazo cyiza, ni ikibazo nibajije, ni ikibazo nabaza buri umwe, ariko iki kibazo mbere yo kugira ngo tukinjemo bisaba kubanza nkagisegura. Muri iki kibazo twumvishemo amagambo atatu, harimo kuyobora indaru no gutegeka. Burya ndabanza nyanyuremo gake kugira ngo mbashe kuza kumvikanisha ikibazo cyanjye, ndetse n'abafitiye uko bansubiza mu nsubize. Twumvishemo kuyobora no gutegeka, burya ni ibintu hafi ya twese twitiranya, ariko ndagira ngo haveho kubyitiranya, tubanze ibi bintu tubitandukanye. Burya kuyobora no gutegeka ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuyobora ni kwereka umuntu ati rwose nyura hariya, nyamuneka niho heza, cyangwa se ni nko kuba icyapa kiba kiriho agafureshi kakwereka ati ni hariya, uranyura hariya, nta yandi mananiza nta n'ibindi biherekeje byo by'igitsure n'iki bigushyira agahato, ubwo nuyoba urabyimenyera. Ariko gutegekaho bisaba igitsure, ku buryo bisaba no gufata ikinyafu, ku buryo umuntu umufatira n'imyanzuro, ku buryo umubwira ati cishwa cyangwa se muhane. Abategetsi rero barema icyitwa amategeko, cyangwa se ni nk'inshundura. Buriya amategeko twayajyanya nk'inshundura zo kuvuga ati urarenga kuri ibyo twagutegetse kugira, utabigize uraguma urarucundura, ubwo tugufatiremo, turakwereka ibyo tugukorera, turaguhana kabisa, turarema urukuta urarurenga, turagushyira mu maboko atari ayawe, ubwo uraba urenze kugushaka kwacu. Ibyo ni byo bita gutegeka. Rero hari n'abandi bavuga ati umutegetsi w'igitugu, ariko se ninde muntu wategeka adafite igitsure, adashyizeho imbaraga? Ntawe. Burya umutegetsi wese kuri iyi si agomba kuba afite icyitwa imbaraga, cya gitugu muvuga, agomba kuba agifite iteka. Nta mutegetsi w'amahoro, ubwo nguwo ntabwo yaba akiri umutegetsi, aba ari umuyobozi. Umuyobozi niwe ukwereka ati gira utya, nyamuneka, nibyo bikiza, ukabigira niba ubona biguhira, cyangwa utabigira ukatorongera. Ariko umutegetsi we ashyiraho na gereza, akavuga ati mva utabigize ubwo ndakushyiramo hariya, ndaguhana by'intangarugero. Ubu rero abategetsi bose ku isi ni ab'igitsure. Iby'indaru rero, indaru hafi ya twese, nagaragaje ubushize mu kiganiro ukuntu turumbye turi indaru, hafi ya twese turumbye turi indaru. Cyangwa se munyemerere mbinyuremo gakenya wenda gashoboka, kugira ngo mbashe kuba nakumvikanisha ikibazo cyanjye. Kuva na kera na kare, umunyarwanda yaragezaga umwana we Imana. Mu ntekerezo y'umunyarwanda, Imana niyo iragira, ko habagaho muragije Imana, ndagije Imana, wiragiye. Ni ukuvuga ngo mu ntekerezo z'abanyarwanda bumvaga ko Imana ariyo rugeza amajya n'amaza, ayiragira abayo, ikagira uko ibatwara. Ariko none ubu abaragijwe Imana bahisemo kwibatiza, cyangwa se kwiyomora kuri rugira rugeza amajya n'amaza, ubaragiye bakitiza abandi bantu, bakitiza ahandi hantu, bakaba abakirisitu, abasilamu, ibindi n'ibiki, kandi ngo mbese basa nkaho bizeye abana b'abantu, kandi ngo uwizera umwana w'umuntu iteka ngo avumwe. Ariko usanga aba none, nubwo iryo jambo baryumva ryo kwitiza, barabyumva bigaca hino bikahingukira hirya, kuko hari n'ahanditse uti bafite amatwi ntibumva, bafite amaso ntibabona. Kandi koko iyo utekereje ubundi murumva, iyo mujye mubanza mwumve iryo jambo kubatizwa, ni ijambo ahari twararurutse tutabasha kumva. Maze kubona itandukaniro ryo kuyobora no gutegeka, niko nagize maze njyaho ndibaza nti
ninde wo kuyobora indaru nta gitsure cyangwa se nta gutegekana ubukana bukomeye. Impamvu mbivugira ni iyihe, cyangwa se impamvu nagumye kubyibaza cyane? Muri iyi minsi ubuyobozi bwacu bwagize butya buca akajagari k'insengero, kuko burya insengero byavugwa ko ahanini zishingiye ku kujagaraza rubanda no kubasahura. Ibyo bivuyeho bajya ku cyitwa guca umubano n'agashakabuhake cyangwa se n'umukoroni. Ariko ibi byateje impagarara mu bantu ku buryo byateje rwaserera, uti ngo tubuze ibi bintu kandi twari tubikeneye, tubuze gusenga, muri kudutesha gusenga, muri kudubuza abantu bacu, bari abantu bacu tubeshejweho nabo, twari nuba ngo bamaze kuturemaza ku buryo ki ubundi bataza twari turiho. Ariko kubera ukuntu bamaze gusa nkaho hari amaboko batuvunye batumugaje, nuba ngo muri twe twumva ko tubabuze koko wa mugani ubuzima bushobora guhagarara. Byamaze kuturemaza ku buryo tubabuze ubuzima bwahagarara. Ibyo bintu badutoje, iyo migirire n'imigenzo badutoje kugenza, tuyibuze twumva ko nta buzima, bamaze kutwica mu bwonko. Ariko ukibaza ati ibi bintu bizaherera he? Kuko ni ibintu bikomeye cyane. Rero nkavuga ni ubundi ninde w'umuntu wo kwishora muri uku kuyobora abantu mu bintu bikwiye, mu nzira ikwiye, adafite ubukana n'igitsure? Kuko ni ibintu abantu tumeze nkaho turi indaru. Rero ibi bintu ni ibintu bikomeye, kuko usanga muri iki gihe nta mwenegihugu ukiriho, hafi ya twese twibereye abene madini cyangwa se abanyamadini. Bisa nkaho twasahuwe ubuzima bwite, dusahurwa mu buryo bw'imitekerereze, dusahurwa no mu buryo bw'imitungo, kuko dusa nkaho ibyo dukoze byose dupakira tujyana iyo za Roma za hehe, tukagumya gukuza politike yabo banyagwa, yabo bagashakabuhake iteka babereshejweho no kuducakaraza. Ni ibintu bikomeye cyane. Rero umuyobozi wese uje ubivugaho, ugize ngo abivuzeho, avuga ko ari kubuza uburenganzira abantu, ahinduka ikibazo. Kubuza kurenga, abuza abantu kurenga inzira. Urumva rero abantu bakeneye kurenga inzira ngo bigire mu byabo, barenga inzira bajye mu binani, bisa nkaho ari ukureka abantu bakiyahura. Nibyo bakeneye kwiyahura, bakivuruguta mu byo babonye byose n'ibibica. Rero iyo ubiberetse uri nk'umuyobozi, uri ikibazo, utangiye kubabuza uburenganzira. Rero ukeneye igitsure kugira ngo abanyagwa bagire ukuntu bongera kumva ko ari abantu kandi bakwiye kubaho bigira, bakimenya, bakisobanukirwa, bakamenya icyo bashaka. Rero iyo babuza kwiyahura, ubwo ni wowe wahindutse ikibazo muri rubanda. Noneho aho byagiye gucikira, hagiye gucikira ibintu byitwa ngo bahimbye, rega kuko muri uko kubibura ibyo bintu kubibura, hahimbwe n'intekerezo, kuko usanga zikururiza cyangwa igaragaza kuba utagira idini. Abyo biba ari n'ikibazo gikomeye cyane. Uti ngo kabura idini, iyo ntekerezo nayo ishingiye ku kumvikanisha ko ahubwo ubaye udafite idini ni ikintu gikomeye cyane, ngo uba warisigaye uri umuhemu. Ni ukuvuga ngo ubikubwiye abagututsi igitutsi gikomeye cyane, uti kabura idini. Rero usanga yewe ni ibintu bikomeye ku buryo ki kuvuga ngo
izo ntekerezo zose zihimbwa zishingiye kuza gukuririza ubucakara, gukuririza guhakirizwa iteka, ndetse n'ubucakara, imirimo y'uburetwa, gukorera rubanda utabasha kwigira. none navuze ni ninde wo kwishora rwose akihara akayobora abantu b'ibiraru basa nkaho bigize ibihindugembe, nta gitsure cyangwa se nta gutegekana ubukana, ko ubakozeho bavuga ngo uri kutubuza kurenga inzira. Umuntu urenga inzira ajya kwiyahura, kandi kwiyahura ni icyaha kitababarirwa burya no muri bya bitabo byanyu, kwiyahura kuko ubwo ntuzi buzanajya n'umunsi wo kubyicuza ngo bibabarirwe. Rero ninde kubishaka akabereka icyerekezo gikwiye, mwakirengaho akagumya akarebera. Hakenewe ahubwo yaba twagiraga ubushobozi buhagije, ubundi twakabaye rwose hajyamo n'inkoni cyangwa no gufunga burundu bikabaho, kuko bisa nkaho ari ukubareka mukidegembya mu kwiyahura, mu bwiyahuzi, kandi tubereyeho kubayobora. Rero iyo umuntu ayoboye abantu b'ibiraru b'indangare, adafitemo n'igitsure, adafitemo ubukana, bazamumenyera cyane. Rero nta muntu uhari wo kuyobora, njye nibaza ko nta muntu uhari, cyangwa se ndabaza ninde wo kuyobora indaru nta gitsure cyangwa se nta gutegekana ubukana. Ninde? Ni ikibazo nibaza, ni ikibazo wakibaza, ni ikibazo tuzibaza, kandi ni ikibazo numva kigali buri wese yakumya yibaza, kuko ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bidashoboka. Hakenewe akanyafahari kugira ngo umuntu acishe ku mwana yongere agaruke. Rero ni ikibazo nibazaga ngira ni ninde wo kuba yayobora abantu b'indangare, adafite akanyafu ngo abanyuzeho, adafite igitsure, ntawe wabona yiyahura muri ibyo bintu. So rero murakarama, nagira ngo nabwo mbasangize icyo gitekerezo.